buriya abizera benshi bafata gusobanukirwa ibyanditswe byera no kuzura mwuka wera nk'uko abanyarwanda benshi bafata kurya igisheke na voka. Mbese bumva ari ibintu bitajyanye, ku buryo usanga bamwe barashyize imbere gusobanukirwa ibyanditswe, abandi nabo bagashyira imbere kuzura mwuka wera. Ariko se wari uzi ko ku itorero rya mbere atari uko byari bimeze? Muri iyi nyigisho turajya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 uhereye ku murongo wa 14, aho Petero yuzura umwuka wera agasobanurira abantu ibyanditswe byera. Kandi ibyo byanditswe bikaba ni ibyanditswe byahanuraga ko abizera bazuzuzwa mwuka wera. Turaza rero kubona ukuntu nk'itorero rya none natwe duhamagarirwa byombi, duhamagarirwa kuzura umwuka wera no gusobanukirwa ibyanditswe. Ni karibu inyigisho yose iri kuri YouTube @KGC Devotions. Reka rero ngusuze kandi nguhe ikaze hano kuri KGC Devotions. Niba ari ubwa mbere, njyewe nitwa Johnny. KGC Devotions nayo ni urubuga ducishaho inyigisho za Bibiliya. Ni ukuvuga ni umwanya wo gusoma no kumva ijambo ry'Imana ngo tumenye icyo rivuga. Ni umwanya kandi wo kuryiga ngo dusobanukirwe ese ibyo dusoma bihuriye he natwe. Ni umwanya kandi wo kuritekerezaho kugira ngo tumenye ese ni gute twarishyira mu bikorwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niba rero nawe ibyo bintu wumva biri ku mutima wawe, ni karibu. Niba utarabikora kanda subscribe, kandi notification, ahasigaye tujye tubana muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha. Muri iyi minsi rero turi muri herekane rw'inyigisho mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 1 n'icya 2. Ni uruherekane twise ngo imibereho y'itorero rya mbere. Ariko birumvikana iyo uvuze imibereho y'itorero rya mbere uvuze amateka n'ibintu byabaye byarangiye. Ntabwo rero mu kwiga kwacu tugarukira gusa ku kureba ibi byanditswe nk'amateka y'ibintu byabaye byarangiye, ahubwo muri ayo mateka tuvomamo amahame akwiye kugenga itorero rizima uyu munsi. Iyi rero ni inyigisho ya 4 muri 5 zigize urwo ruhererekane. Dusubiye inyuma gatoya, mu nyigisho ya mbere twabonye Yesu ategeka abigishwa be ku Yerusalemu bagategereza guhabwa mwuka wera. Mu nyigisho ya 2 tubona ikintu abigishwa bakoze mu gihe bari bategereje guhabwa mwuka wera. Mu nyigisho ya 3 tuza kubona noneho abigishwa bahawe mwuka wera, akabaha ubushobozi bwo kuvuga ibitangaza by'Imana mu ndimi abashyitsi n'abanyamahanga baraho babasha kumva. Hanyuma abantu baraho ngaho bamwe bakagira amatsiko bakabaza ngo ese ibi ni biki? Abandi nabo bakabanegura ngo basinzihira. Inyigisho yacu uyu munsi rero iraza gukomereza aho ngaho y'ubushize yarangiriye. Turahera ku murongo wa 14, aho Petero aterura amagambo agasubiza aba bantu bombi. Ari abangaba bari kuvuga ngo basinzihira, akabasobanurira impamvu abantu batasinze. Hanyuma ari naba bafite amatsiko bari kubaza ngo ese ibi ni ibiki, akabasobanurira ni ibiki byabaye, bivuze iki ku buzima bwabo. By'umwihariko turaza gutinda kuri iki kintu, ese kuza kwa mwuka wera bivuze iki ku bantu bari aho ngaho, bivuze iki kuri njyewe nawe muri iki gihe. Tudatinze rero reka twihute tujye mu byanditswe. Turasoma duhere ku murongo wa 14 ngo ariko Petero ahagararana n'abo 11 ababwiza ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'i Yudaya n'abatuye Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko ubu ari isaha ya 3 y'umunsi. Hano ku murongo wa 15 Petero ahita asubiza ba bantu bari kubanegura ngo basinzihira, akababwira ngo aba ntibasinze. Hanyuma akabaha impamvu ngo kuko bari isaha ya 3 y'umunsi. Nta bindi bisobanuro atanga. Birumvikana nawe ushobora kubisoma ugahita uvuga ati kuba ari isaha ya 3 y'umunsi haracyari kare, ibintu birumvikana. Nta kuntu abantu baba basinze hakiri kare. Ariko iyi saha ya 3 y'umunsi, cyane cyane ku munsi mukuru nk'uyu wa Pentekote, byari bivuze ikintu kinini ku Bisirayeli. Mu mico y'Abisirayeli ubundi ku munsi mukuru nk'uyu wa Pentekote cyaraziraga ko abantu barya cyangwa bakanywa mbere y'amasengesho y'uwo munsi, kandi amasengesho y'umunsi yatangiraga muri aya masaha ya 3. Petero ari kubwira abantu ngo haracyari kare. Ariko ntabwo hakiri kare gusa, ni n'ibintu bibusanye n'imico y'Abisirayeli. Ubundi byari bitangaje, byari ibintu bitabaho kuba wabona abagabo b'Abisirayeli basinze muri aya masaha, kubera ko cyaraziraga ko abantu barya cyangwa bakanywa mbere y'isaha y'amasengesho. Ubundi baryaga nyuma y'aya masengesho.
kandi amasengesho yabaga saa 3. Ntibyashobokaga rero ko wabona abantu basinze muri aya masaha. Iyo rero Petero avuze ngo kuko bari saa ya 3 y'umunsi, abari aho ngaho bahita babyumva ko ibyo bintu bari kuvuga ntibishoboka. Ariko uhita wibaza, none se niba aba bantu batasinze byagenze gute? Ni iki cyabaye? Icyabaye, aba bantu nta kibazo bagifiteho, kubera ko tugisoma ku murongo wa 4 ngo bose buzuzwa umwuka wera. Aba bantu buzuye umwuka wera, bari kuvuga mu ndimi. Aba bantu barabibona. So ntabwo bibaza ngo ni iki cyabaye, ahubwo icyo bari kwibaza ni ese ibi bintu byabaye bishatse gusobanura iki, bivuze iki? Ni nkaho bari kwibaza ngo ese aba bantu kuba buzuye umwuka wera, abigishwa ba Yesu kuba buzuye umwuka wera, bifite irihe sumbwe? Urumva aba ni abantu basobanukiye iby'isezerano rya kera, bafite amakuru rero y'abantu batandukanye Imana yagiye isukira umwuka wayo. Ahangaha rero icyo bari kwibaza none se ko tubonye izi ntumwa zuzuye umwuka wera, ibyo bishatse kuvuga iki? Ni izirihe sumbwe cyangwa se bisobanuye iki kuri twebwe abari ahangaha? Bikwiye kutubwira iki? Nicyo Petero akomeza asobanura, ari nacyo natwe turi butindeho muri iyi nyigisho. Kuzuzwa mwuka wera kw'intumwa byari bisobanuye iki ku bandi bantu? Nicyo turi burebe. Reba ku murongo wa 16 ngo ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ngo. Reka tube tugarukiye aho ngaho. Petero hano ari gukora ikintu gikomeye, kuko asa n'uri kubwira abantu ngo ibyo mureba ibi ni ugusohora k'ubuhanuzi bwa Yoweli. Wakwibaza Petero ashingira kuki yemeza ko ibiri kuba ahangaha ari ugusohora k'ubuhanuzi bwa Yoweli? Ariko biroroshye, duhita tubibona muri uyu murongo, muri aya magambo Petero avuze. Yavuze ngo ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli. Urumva harimo ibintu bibiri. Icya mbere aravuga ngo ibyo mureba ibi ngibi, ni ukuvuga ngo Petero aritegereza ibiri kuba, noneho akabihuza n'ubuhanuzi bwa Yoweli, akavuga ngo byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli. Biradusaba rero kureba ni biki byari birimo kuba bihura gute n'ubuhanuzi bwa Yoweli. Reka duhere ku murongo wa 17 ngo Imana iravuze iti uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye bazahanura. Yoweli yari yarahanuye ko abantu bazuzura umwuka wera. By the way, ibi tubisoma mu gitabo cya Yoweli igice cya 2 uhereye ku 28. Yoweli yahanuye ko abantu bazuzura umwuka wera. Reba rero ibyari biri kuba muri iki gihe, nyine abantu bari kubaza ngo ni ibiki. Ku murongo wa 4 w'igice cya 2 ngo bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Ni ukuvuga ngo iki kintu Yoweli yavuze ngo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, noneho turi kukibona. Bamaze kubibona, babonye abantu bose bari mu cyumba cyo hejuru barimo bavuga izindi ndimi, buzuye mwuka wera. Urabona ko ahangaha iyo Petero avuze ngo ibyo murebe ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli, afite impamvu yumvikana. Aba bantu barabizi, ntabwo bari kubishidikanya, kuko babonye abantu buzuye mwuka wera, kandi umuhanuzi Yoweli yaravuze ko mu minsi y'imperuka Imana izasuka umwuka wayo ku bantu bose. Reba noneho ku murongo wa 19. Ntabwo Yoweli yavuze gusa ko Imana izasuka umwuka wayo ku bantu bose, ahubwo yatanze n'ibimenyetso bizaza mbere y'icyo gihe. Reba umurongo wa 19. Nzashyira amahano mu ijuru hejuru, kire n'ibimenyetso mu isi hasi, amaraso n'umuriro no gucumba k'umwotsi. Izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi guhinduka amaraso, uwo munsi mukuru kandi utangaje w'Uwiteka utaraza. Yoweli yari yarahanuye ko mbere y'uko uyu munsi wo kuzura umwuka wera uza, hari ibintu bibiri bizaba. Icya mbere ni icyavuze ku murongo wa 19 ngo nzashyira amahano mu ijuru hejuru, shyire n'ibimenyetso mu isi hasi. Ibi bintu by'ibimenyetso, Yohana niwe ukoresha imvugo ngo ibimenyetso, avuga ibintu byinshi Yesu yakoze byagombaga guhamya ko koko Yesu ari umwana w'Imana, ari we mukiza isi yari itegereje. So
abantu rero bari ahangaha bafite ayo makuru, bazi uyu we Yesu w'i Nazareti ibyo yakoze, bazi ibintu bimaze iminsi biba muri Isiraheli, bazi umuntu waje akajya azura abapfuye, akajya ababarira abantu ibyaha, akajya akiza abarwayi n'iki byose. Ibi bimenyetso barabizi. Hanyuma icya kabiri hano ku murongo wa 20 ngo izuba rizahinduka umwijima. Urumva hari ibimenyetso mu isi hasi, hari no guhinduka umwijima ku izuba. Reka tujye muri Luka mwereke ibi bintu biba, izuba rihinduka umwijima. Mu gice cya 23 turasoma uhereye ku murongo wa 44 ngo nuko isaha zibaye nk'esheshatu haza ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaa 9. Ibi bimenyetso by'uko izuba rizijima aba bantu barabibonye. Wibuke nta mezi abiri ashize ibi bintu bibaye, kubera ko turi ku munsi wa Pentekote. Umunsi wa Pentekote wabaraga iminsi 50 nyuma ya Pasika, babaraga ibyumweru 7. No kuvuga ngo nta mezi abiri ashize ibi bintu by'uko izuba ryijimye ngo kuva saa 6 kugera saa 9 aba bantu bari babizi. So iyo rero Petero abwiye abantu ngo ibi mureba ni ibyavuzwe n'umuhanuzi Yoweli, abantu bafite ibihamya simusiga bibemeza ko ibyo Petero ari kuvuga ari ukuri. Ariko ikibazo ni cya kindi, ibi bintu kuba abigishwa buzuye umwuka wera, kuba kuza kwa mwuka wera ari ugusohora k'ubuhanuzi bwa Yoweli, bivuze iki kuri ngewe nawe? Bivuze iki kuri aba bantu bazengurutse ahangaha? Icyo nacyo Yoweli yari yaragihanuye ku murongo wa 21 ngo kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Icyo Yoweli yari yarahanuye nuko nibyo abantu bazuzura umwuka wera, kuzura umwuka wera kuzaza nyuma y'igihe cy'ibimenyetso, ushatse bavuga ngo n'ibitangaza, hanyuma bizaza nyuma y'ubwira kabiri buzaba bwabaye mu isi. Ariko ntabwo kuzura umwuka wera bigarukira gusa kuba abantu buzuye umwuka wera ngo birahagije. Oya, kuzura umwuka wera kw'intumwa byari nko gutangira kw'igihe gishyashya. Ukabaza ngo igihe nicyo batubwira ku murongo wa 21 ngo kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Ni igihe aho agakiza katakira k'abantu bamwe, ahubwo umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu yandi magambo, uyu murongo uhita ugabanya inyoko muntu mu bice bibiri. Mbere hari Abisiraheli, hari abandi bantu, hari abandi bantu, hari abandi bantu. Ari nayo mpamvu nyine abantu bari kuvuga mu ndimi zitandukanye, ni abantu bari mu byiciro bitandukanye byinshi. Ariko kuza kwa mwuka wera bigabanya abantu mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni abantu bamaze kwambaza izina ry'Uwiteka bagakizwa. Icyiciro cya kabiri ni abantu bakiri aho ngaho bataratera iyi ntambwe yo kwambaza izina ry'Uwiteka ngo bakizwe. Urumva ni abantu badakijijwe. Nkoresheje imvugo yoroshye y'Abanyarwanda, bamwe barakijijwe abandi ntibakijijwe. Nabo bantu b'ibyiciro bibiri. Nawe rero kuza kwa mwuka wera nta kindi bikwiye kukubwira, bikwiye kugusigira ese uri hehe muri aba babiri? Ese nawe uri muri aba bantu bamaze kwambaza izina ry'Uwiteka bagakizwa? Kuko umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Niba uri muri aba bantu bamaze kwambaza izina ry'Uwiteka bagakizwa, kwambaza izina ry'Uwiteka nta kindi bivuze kumwishingikirizaho ngo abe ari ugukiza. Umva hari ukuntu abantu batekereza ko ahari hari ikintu nakora ngo nikize, ariko ntabwo ari ibyo ngibyo hano. Icyo biri kutubwira hano, umuntu azakizwa gute? Ngo uzambaza izina ry'Uwiteka wese azakizwa. Azakizwa binyuze kwambaza izina ry'Uwiteka, ntabwo ari binyuze mu gukora ibi na biriya. Oya, iki ni igihe gishyashya. Kuza kwa mwuka wera byanawunsingaga cyangwa byamenyeshaga igihe gishyashya, aho umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Aho gukizwa bidasaba ikindi kintu keretse gusa kwambaza izina ry'Uwiteka. Gukizwa bisaba gusa gutakambira Imana ukayibwira ngo Mana ni wowe wenyine wankiza, ndagushaka ngwino nkiza. Hanyuma Imana ikagukiza. Nahawe rero ko guhitamo muri aba bantu babiri uri hehe? Hari abantu ba mbere bamaze kwambaza izina ry'Uwiteka bagakizwa. Aba ngaba bari mu cyiciro kimwe
n'uyu Petero uri gusobanurira abandi icyo kuza kwa Mwuka Wera bivuze ngo nawe niba waramaze kwambaza izina ry'Uwiteka ugakizwa, icyo ukwiye gukora nta kindi ni ukubwira abantu, ni ukuzura Mwuka Wera maze ugasobanurira abantu iby'aka gakiza, ukabwira abandi iyi nkuru nziza. Nicyo abigishwa bari gukora ku murongo wa 11 w'igice cya 2 ngo kandi n'Abakirete n'Abarabu turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Icyo uhamagarirwa wowe muntu wamaze kwambaza izina ry'Uwiteka ugakizwa ni ukubwira abantu bo mu mahanga yose, ni ukubwira abantu bo mu ndimi zose ibitangaza by'Imana, ukababwira imirimo itangaza Imana yagukoreye, ukababwira ukuntu wambaje izina ry'Uwiteka ugakizwa, kugira ngo nabo nibambaza izina ry'Uwiteka babashe gukizwa. Ariko dufite abandi bantu ba kabiri, aba bantu noneho batarambaza izina ry'Uwiteka. Icyo ukeneye ni ukwambaza izina ry'Uwiteka ugakizwa. Witindiganya, witekereza ngo bizagenda gute. Abantu benshi bavuga ngo nzabanza nitunganye, ngo reka manze ndeke ibi, reka manze ndeke biriya, reka manze ndeke biriya. Ntabwo ari cyo ijambo ry'Imana riri kuvuga. Turi mu gihe gishya aho gukizwa bisaba gusa kwambaza izina ry'Uwiteka. Nicyo Bibiliya iri kutubwira ngo kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Ubuhanuzi bwa Yoweli bwamaze gusohora. Mwuka Wera yaraje mu isi, intumwa zuzuye Mwuka Wera, nk'igihamya ngo umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Nahawe rero wakwambaza izina ry'Uwiteka nonaha, wakwinginga Imana ikagukiza, wasaba Imana kugukiza. Rekeraho gushaka kwikiza, rekeraho kumva hari ukuntu wabigenza, hari ko wakwikosora, hari ukuntu wabyikorera. Oya, gukizwa bisaba kwambaza izina ry'Uwiteka. Uwiteka wenyine ni ushobora kukwikiriza, niyo mpamvu nyine ari ugukizwa. Inyigisho ntabwo nshaka kwiba ndende, reka aka gace tugasoreza ahangaha. Mu gace gakurikiraho turaza kureba ese byasabye iki, byagenze gute kugira ngo tugere aha hantu aho abantu aho bava bakagera bashobora kwambaza izina ry'Uwiteka bagakizwa. Niki cyahindutse, niki cyabaye kugira ngo umuntu abe ashobora kwambaza izina ry'Uwiteka agakizwa. Kanda hano hanyuma dukomeze n'agace ka 2. Imana iguhe umugisha.